kuramba kwishima dusangire ibisubizo twiyubake tubane neza bifuriza abo dukunda kuramba kwishima dusangire ibisubizo twiyubake tubane neza. Dusohoke mu maraha dushyirirwaho turobanura iby'ingenzi. Kurangariza rubanda mu maraha ni intwaro yakoreshejwe mu guharanira inyungu bwite kuva kera. I Roma mu kinyejana cya 8 mbere ya Yezu, abanyamitungo bakize banyagaga imitungo ya rubanda rugufi rwo rukimukira mu mujyi gushakishayo imirimo. Kugira ngo abo baturage bavanywe mu byabo batigaragambya bagaragaza akarengane bakorerwa, ubuyobozi bwabahaga ibyo kurya n'imikino bya buri munsi maze bakabahoza muri ibyo. Iyo miyoborere yabaga igamije muri rusange gutanga ituze ry'abaringa muri rubanda rugufi rugahugira muri izo donke kugira ngo rutigomeka. Ariko se kurangariza rubanda mu maraha bisobanuye iki? Tugereranyije, kurangariza rubanda mu maraha ni uburyo bwo kubayobora butama, kubayobya ubwenge, nicishwa aha nkuyobore. Bitihise twabigereranya nka twa dushukisho bita ubuhendwa abana tuba tugamije kubahuza. Iyo bikorerwa rubanda rero, ni uburyo bwo kubahisha icy'ingenzi hakoreshejwe kubahugenza no kunyonga ubwigenge n'ubwisanzure bwabo. Uburyo abaturage barangazwa ndetse bakanagenzurwa. Twakomoza ku buryo butatu. Ubwa mbere, burya iyo abantu batashye bananiwe bavuye ku kazi, icyo bifuza cya mbere iyo bageze mu rugo ni ukuruhuka umunaniro w'iyo mirimo isa nk'ifite agaciro k'amafaranga gusa, nuko bakarangarira mu maraha. Uburyo bwa kabiri, niyo abaturage muri rusange baba batitaye ku nyungu rusange, nta kwinaniza ngo barakora, kuko baba bibwira ko uko byagenda kose abayobozi babo ari bo bonyine babafitiye umuti w'ibibazo byabo. Leta uyibona nk'umupapa. Uburyo bwa gatatu ni televiziyo. Kuva aho televiziyo igereye mu ngo, benshi kuva ku bato kugera ku bakuru bayibonyemo igisubizo cyo kwirangaza, cyo kwigusha neza, ku buryo rwose iyo ihagaze gukora wenda yapfuye biba ari ibibazo bikomeye. Burya ngo umuti nyirinka azivugutiye niwo zinywa.
ibyo televiziyo ihitisha ahanini bimirwa bunguri. Si benshi bashobora kubisesengura no guhitamo. Rero kugenzura rubanda nyamwinshi mu buryo bwacishwa aha ni ikintu cyashishikaje cyane umugabo witwa Edouard Bernays, umwuzukuru wa Freud Sigmund. Uyu Edouard Bernays yabonye ko guhindura imyumvire n'imitekerereze y'abantu bishobora no kunyura muri sinema, ibikinwamo, ibyerekanwamo, publicite za hato na hato zihozaho. Ibyo byose bigera aho bigenga ubwonko bw'ubikurikira, bikamurabura wese, bikamugenera atabizi gahunda rukumbi yo gutekereza. Bavuga ko ari uyu Edouard Bernays watumye abakobwa n'abagore batangira kunywa itabi mu ruhame mu 1929, kuko mbere kunywa itabi wari umuco utemewe, unagayitse ku gitsina gore. Uyu mugabo rero ngo yiyemeje guhindura ibyo yifashishije amatsinda y'abakobwa na sinema i Hollywood. Iyo sinema yari yarashituye abantu benshi, maze mu bakinnyi ashyiramo n'inkumi. Abo bakobwa beza babaga baratoranijwe, maze mu mitambagiro yabo cyangwa aho bashinjagiraga aho hose bakiyerekana banywa itabi ku mugaragaro, ndetse no mu mihanda muri Amerika bakamamaza yuko umugore wigenga, mbese ugezweho, usobanutse, ngo ari umugore unywa itabi. Buhoro buhoro mu cyayenge icyari umuziro cyinjira mu muco gityo. Mu 1960 byari byaramenyekanye neza ko amaraha atugira nk'impumyi. Abaturage bagahugira muri ibyo, ntibabashe gushishoza no kwita ku by'ingenzi mu buzima. Ariko se ni kuki abantu bajijutse twakwita urugaga rw'intiti batavuguruza ibikorwa biba bigamije kuyobya cyangwa kugirira abandi nabi? Igisobanuro cy'iyo myitwarire muri rusange gishingiye ku mpamvu y'uko buri muntu wese mu mibereho ye akenera kwibona mu itsinda runaka, ryaba ishyirahamwe, ishyaka cyangwa se umuryango muri rusange. Umuntu ni ikiremwa kitihanganira kwisanga ari nyakamwe. Burya guhabwa akato mu muryango ni igihano gikomeye ku nyokomuntu. Bityo rero ubwoba bwo kwigizwayo, kubaho nyakamwe cyangwa gushyirwa mu kato, nibwo butuma abanyamuryango bawizirikaho kugeza ubwo badatinyuka no kuvuguruza ibyashyizweho. Umuhanga Abraham Maslow agira ati: buri wese iyo ava akagera kugira ngo akure mu mibereho ye ku giti cye, akenera kurya, agakenera kuryama, umutekano, urukundo, kwibona mu muryango, kwihesha agaciro no kwigira ibi byo kwiyubaka. Ibyo
ni ibikenerwa by'ibanze. Iyo nyota yo kwiyubaka ihoraho kandi iri muri kamere muntu kuva kera na kera. Itera ingufu zishobora no kunenga wa muryango umuntu yiyumvamo kugera ubwo yanga gukomeza kugendera mu kigare nkawo, kuko aba yumva bimubuza kwiyubaka uko abishaka. Ariko ubukana bw'izo ngufu si bumwe kuri bose. Ushoboye kubitahura muri we, ubwo nyine nta mahwemo ahita yihutira kubishyira mu ngiro. Uwo ni we bita intwari. Ni we uburira abandi, agakangura abasinziriye, agatunga urumuri hahandi bagenzi be barimo kugenda buhumyi agira ngo babone neza inzira. Kuva kera na kera intwari zahozeho. Muri iyi minsi urugero rufatika iwacu i Rwanda ni uriya mubyeyi Damange. Atitandukanyije n'abanyarwanda yumva yisangamo, nyamara ni we urora kure maze aducanira itara mu nzira icuze umwijima w'ubusumbane n'iryanisha amoko, muri uhumiriza nkuyobare niwanga nkwice, avuza impanda adushishikariza ubumwe bwa Kanyarwanda, bwa bumwe butagira imipaka, ubumwe buhumuriza, ubumwe buhoza, bwomora imitima, bugatanga icyizere, ubumwe bwa batagira kivurira, ubumwe bw'ubwubahane, ubumwe soko y'amahoro, y'urukundo n'umubano mwiza, ubumwe bw'u Rwanda rw'ejo hazaza kugeza mu myaka 100, 1000 n'ibihumbagiza. Ngo ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Twifuriza abo dukunda kuramba kwishima, dusangira ibisubizo, twiyubake tubane neza. Twifuriza abo dukunda kuramba kwishima, dusangira ibisubizo, twiyubake tubane neza.